kera imyaka hafi 14 naje hano kandi wari waduherekeje kureba ingagi yagomba kuba ari hano wenda uyu munsi najyanye n'abashyitsi kujya kureba ingagi tugezeyo turazisura ingagi ntoya y'akana yari imaze igihe gito ivutse ngira ngo sinzi icyayikanze ivuza urwamo nk'aho hari icyo ibaye Silverback iza yirukanka ije gutabara umwana wayo ariko wari uduherekeje ariko ni François ninde ashobora kuba ari hano iyi nkuru ntabwo narigeze nyivuga ariko uyu munsi ni mwiza kugira ngo nyivuge hanyuma Silverback ije kurwana rwose kurengera umwana wayo wari uduherekeje aratubwira ngo nce bugufi twese twice bugufi twicare tugaragaze ko twebwe tudashaka kurwana naho ubundi dushobora kugira ibyago turabikora hanyuma uwo mushyitsi arahindukira aranyongorera atari ko ati ntabwo wazibwira kuri perezida w'iki gihugu muranyumva hariya uwo twari kumwe umushyitsi arambwira ngo nimubwire ingagi mbwire Silverback ko ndi perezida w'u Rwanda itari ikwiye kuntinyuka ariko already nari nageze hasi nyine kugira ngo jyewe n'abashyitsi tuhave amahoro nyine nagira ngo navugaga ko nyuma kubabwira iyo nkuru ingagi zacu ni umutungo w'igihugu ni umurage aho ziba zirishimye niho iwazo Silverback yumva ariyo ihategeka ndetse niyo yahuriye na perezida ugomba kwitonda ibyo narabyubahirije rero ariko perezida namwe mwese muri hano dufite inshingano yo kubahiriza ibidukikije tukabirinda tukanarindamo izo ngagi n'izindi nyamaswa ndetse n'ayo mashyamba ibyimeza byose aho ngaho bifite ubwo burenganzira bwo kubaho ariko cyane cyane muri uko kubirinda no kugira ngo bibeho tubifitemo n'inyungu zindi kugira ngo zumvikanye zavuzwe zagaragaye hano inyungu z'izo ngagi abajya kuzisura amadovize tuvanamo n'ibindi ubwo ni nayo mpamvu abaturiye ibi birunga abaturiye ishyamba babyumvise bagafasha ibi byose kubifata neza kugira ngo ingagi zimere neza n'izindi nyamaswa zirimo zimere neza
buri wese twebwe nk'abanyarwanda tugire inyungu, abaza kuzisura baturutse ku isi hose bishime, iyo nayo ni inyungu yabo, twese tubyungukiramo. Ndetse nagira ngo nshimire abashora imari mu bukerarugendo, mu kubungabunga ibidukikije. Bamaze kutubwira amazina yabo, turabashimira. Hanyuma nagira ngo nifurize na Diana Fossey Foundation umunsi mwiza, isabukuru nziza y'imyaka 50 bamaze. Rero uyu munsi waduhurije hano, namwe mwese uko mwaje hano ndabashimira uko mungana, mwitabiriye uyu munsi. Ubutumwa mbaha mwahawe n'abandi bavuze mbere yanjye, ni ukuvuga ngo twifate neza, dufate neza ibidukikije, duteze imbere ubukerarugendo, tubungabunge ibyo byose bishaka ko twabiha amahoro, tukabiha n'ubuzima bikwiye, noneho buri wese akavanamo inyungu, ari abava ku isi hose hirya no hino baza gusura u Rwanda, bakunda iby'u Rwanda, bakabisanga bitera imbere, bakabisanga bifite ubuzima bwiza, ari nako n'abanyarwanda tugira ubuzima bwiza kandi twiteze imbere. ngira ngo wumvishe ijambo ndetse inkuru ishimishije cyane ya nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, atubwira ibyo yahuriye nabyo muri parike y'Ibirunga ubwo we n'abashitsi bari baturutse i Burayi basuraga ingagi mu Birunga. Ariko rero mwabantu, icyo nababwira ni iki ngiki: hari benshi cyane bitiranya inyamaswa y'ingagi cyangwa se bakaba batayifiteho amakuru, ariko ingagi icyo nakubwira cyo ni inyamaswa ikunda icyubahiro cyane, ko nyine ingagi buriya ziba mu miryango. ira Silverback wumvishe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavugaga, buriya ni ingagi ikuriye izindi. Ariko icyo nakubwira ni iki ngiki: ingagi isa naho ari isoko y'ubukungu, isa naho ari isoko y'iterambere mu gihugu cy'u Rwanda cyane. Ariko akanagira ngo mbibire gatoya, buri igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kizi gutekereza cyane, ni igihugu cyarebye kure cyane. Nawe banza utekereze aka kantu, tekereza ko ingagi mu Rwanda kwisura wishura arenga 1.5 miliyoni, ariko mu gihugu cya Uganda ukawushura kwisura ku 200,000, wa mu gihugu cya Kongo ukawushura kwisura ku 100,000 byawe ugasura ingagi. Kandi ingagi suya ari zimwe, ndetse hari niziba zivuye muri Uganda ziza mu Rwanda cyangwa ziva muri Uganda zikajya mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko icyo nakubwira, ingagi ubundi nyine, ariko icyo nakubwira ntabwo u Rwanda nyine rwahisemo kugira ngo rushire iki giciro kiri hejuru cyane, hari ibyo rwarugendeyo. Ni ukuvuga ngo impamvu abakerarugendo badahitamo kujya mu gihugu cya Uganda cyangwa se kujya mu gihugu cya Kongo, urabizi neza yuko ingagi zisurwa cyane ha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda dufite amahoro, aho muri biriya bihugu ushobora kujyayo rwose uri umukerarugendo ugasanga baragushimuse, ariko mu gihugu cy'u Rwanda ugenda uri safe, isuku ari yose, serivisi yose nakubwira. Ndetse nicyo ngicyo gituma ingagi zo mu Rwanda kuzisura igiciro kiba hejuru cyane, ndetse kigateza imbere abanyarwanda. Yes, rero nahangaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Mwe mwadukurikiraga mwakoze cyane, ndetse namwe mwakurikiraga iyi story twabashimiye cyane. Niba utarakanda subscribe ushobora ko wayikanda, ubundi ukazuba natwe mu biganiro bya buri munsi. Nge ni Jacob nk'ibisanzwe, iyo ni Isura TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Ese ibi wabibonye ute? Ese iyi nkuru wayumvishte? Ciao ciao.